Muraho neza inshuti zanjye nkunda, nishimiye kongera kubana namwe muri iyi video. Niba ukunda ibiganiro by'urukundo n'imibanire, kanda subscribe, like ndetse no kunzogera. Ubwo ni ukungira ngo ujye ubona video zacu mu mbere tuba twasizeho. Yego nibyo ntago wibeshye, uyu munsi tujye kuganira ku ngingo ivuga iti ibimenyetso 8 byo kumara gukunda ariko agategeka kubikubwira. Hari igihe umuntu agukunda ariko akabura ubutwari bwo kuba wabikubwira, kubera ko aba atinya yuko hari igihe yakwangwa cyangwa se hari igihe bageze gukomereka mu rukundo, kimwe n'uko abandi batinya ko bargiye basenye urukundo rwanyu cyangwa ubucuti bwanyu mwari musanga mufitanye. Ariko nubwo atayivuga ko imyitwarire imuvamo, iyo witegereje neza ushobora kuba wabibona cyangwa witegereje neza wabibona. Muri bibiliya haranditse ngo urukundo rugira neza, nirugira ishyari, nirwihimbaza kandi ikindi nirwibona. Aho ni Abakorino. Uyu murongo utwigisha yuko urukundo nyakuri rugaragarira mu bikorwa mbere y'amagambo. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, arashaka impamvu kukwegera. Ashaka kukwandikira nta mpamvu ikomeye cyane afite, akakubaza uko umeze cyangwa se kohereza ibintu bito bito yabonye. Ntabwo ashaka amakuru gusa, ahubwo ashaka kugumana nawe igihe kirekire cyane. Kubera ko iyo umuntu arashaka uburyo bwo kukwandikira cyangwa kuvugana nawe, abakubonamo impamvu ntoya cyane yo kukwegera. Ibyo ngibyo bishobora kuba ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko umutima we umaze kuwukunda, ariko akabura ubutware bwo kubikubwira. Naho ikintu cya kabiri, yishimira kukubona kurusha uko byerekana. Ni ukuvuga ngo iyo muhuriye ahantu hamwe, amaso ye hakagaramo ibyishimo kwenza uko abitekereza. Ni ukuvuga ngo ashobora guseka cyane kwenza uko abitekereza, cyangwa se akamera nk'umuntu wishimiye ikintu kidasanzwe. Ni ukuvuga ngo nubwo agerageza kuba yabihisha, ibyumvo bye bimurusha imbaraga. Abahanga bavuga yuko umuntu ukunda undi, akenshi iyo bahuye imyitwarire ye irahinduka iyo ahuye n'umuntu akunda. Yego ntibyo. Icya gatatu, yibuka ibintu bito wamubwiye. Ni ukuvuga ngo ashobora kwibuka ibintu bito wamubwiye hashize amezi menshi cyane cyangwa se ibyumweru. Ibi si abantu bose babikora, ahubwo iyo umuntu aguha umwanya mu bitekerezo bye, amagambo ye n'ibyo ukunda gufata cyangwa se n'ibyo ukunda abifata nk'iby'agaciro kurenza uko abitekereza. Muri bibiliya haranditse ngo umuntu wese wihutire kumva kandi ikindi atinde kuvuga. Aho niyo buri 19. Gusa abishi byatunaniye, kubera ko abantu benshi twitira kuvuga tugatinda kumva. Ariko iyo umuntu akumva neza, akumva ibyo uvuga kandi ikindi akabyibuka, akwereka yuko umufite agaciro. Yego gusa abishi byatunaniye. Naho ikintu cya kane, arashaka kugufasha. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ikibazo abo wa mbere ushaka kugutabara. Gusa muri iki gihe azaba wa mbere ushaka kukwica. Ni ukuvuga ngo nategeza yuko umusaba, ahubwo yumva ibyishimo byawe n'ibibazo byawe, ibyo byose akabyumva mbere kandi akumva yimureba. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'ukuri rugagarara mu kwitanga. Gusa abenshi byatunaniye. Naho ikintu cya gatanu, ni uko azagira isoni iyo abantu bavuzeho. Ni ukuvuga ngo inshuti ze zimusekeje cyangwa se zikavuga yuko mukundana, ashobora guseka cyangwa akabura icyo avuga. Yego gusa muri iki gihe azakwihakana, avuga ati ntabwo dukundana, nta naho muzi, kandi nyamara murakundana. Ibi ni bisobanuye yuko buri gihe ariko aba agukunda. Ariko ibyo ngibyo twavuze berekejwe n'ibindi bimenyetso twavuze, bishobora kuba ikimenyetso cyerekana yuko ibyumvo bye agerageza kuba yabihisha. Naho gatandatu, akwitaho kurusha abandi bose. Mu bantu benshi ni wowe abaza uko umeze, ni wowe yifuza yuko wamera neza kurenza abandi bose, kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo bahaye ikibazo, agerageza kuba yamenya uko umeze kandi ikindi akaguhangayikira kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ibyo byose bigaragaza yuko ufite umwanya udasanzwe mu buzima bwawe, kandi ikindi akwitaho, kandi ikindi ufite umwanya udasanzwe mu mutima wawe. Gusa wowe hari igihe ubyirengagiza cyangwa ntunabimenye. Icya karindwi, agira ishyari yakubonye uri n'undi muntu. Ntabwo ari ishyari ryo kugenzura ubuzima bwawe, ahubwo ariko ababonye ko hari undi muntu ukwegereye cyane ashobora kuba atabyishimira.
cyangwa se ashobora kuba yababara ariko bitari cyane. Ushobora kwibaza impamvu, ariko impamvu ni uko umutima we watangiye kugukunda kurenza uko wabitekereza. Gusa benshi barabyirengagiza kubera ko ngo ubonye ikirezi cyangwa wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Naho ikintu cya munani, arashaka ko mukomeza kuvugana. Ni ukuvuga ngo n'ikiganiro cyari kirangiye agerageza uburyo ki yashaka ikindi, kubera ko ashobora kwifuriza ijoro ryiza, bwacya nanone akongera akakwandikira. Ni ukuvuga ngo nawe ashaka ko murambirana, ahubwo abivuga kuganira nawe bimunezeza kurenza uko wabitekereza. Muri byo haranditse ngo byose mubikoremo bitewe n'urukundo. Aho ni Abakorino. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akwitayeho abikuye ku mutima, ibikorwa bye bitangira kuvuga mbere y'amagambo. Gusa benshi byaturaniye kubera ko abenshi amagambo avuga mbere y'ibikorwa. Gusa bibaye byiza ibikorwa byavuga mbere y'amagambo, kubera ko nabyo biba bikeneye kurenza amagambo. Ariko nanone wibuke ikintu kimwe gusa cy'ingenzi, ni ukwita gufata umwanzuro ukoresha ikintu kimwe gusa, ahubwo ureba imyitwarire rusange igihe mara uburyo kwifataho. Yego, ariko nanone urukundo rw'ukuri ntirwashya kugukeka, ahubwo rwubakira ku kuri, kukubahana ndetse no kwizerana. Niba iyi video yagufashije cyangwa kugira akamaro, kanda like, subscribe ndetse kunzogera kugira ngo utazacikwa n'indi video izakurikiraho. Andika muri comment icyo utekereza cyangwa se igitekerezo cyawe. Wowe ni ikihe kimenyetso tubona kirenze kurusha ibindi byose? Yandika hasi muri comment twiganire tuje kunoza ubushuti ndetse n'umubano. Murakoze cyane kubana nanjye. Mbese ko muri video izabikurikira twaba kusagamiswe ivuga ati amagambo 7 umukobwa agaragaza ko gukunda by'ukuri, cyangwa se avuga akagaragaza yuko agukunda by'ukuri. Yego, ntuzacikwe. Imana barinde, ibaho umugisha. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.